cyane mukagira imana n'abantu buzuye ubuntu ubuhoro bubatembemo dukomeze dukunde iby'iwacu dore bihatse byinshi nifuje kubasangiza ubusobanuro bw'amezi ya kinyarwanda uko ari 12 aya mezi agira ubusobanuro bijyanye n'ibihe byarangaga ikirere ndetse n'ibyarangaga umusaruro ukomoka ku buhinzi n'ubworozi nka kimwe byari bitunze abanyarwanda hafi ya bose kugeza n'ubu inka ziwacu ziratashye turahera ku kwezi kwa Mutarama niko kwa mbere kubimburira amezi yose Mutarama niyo January cyangwa Janvier mu ndimi z'amahanga Mutarama ni ukwezi abantu batindaga kuryama bari mu gitaramo kuko nta mirimo babaga bafite ituma bazinduka ukwezi kwa kabiri ni Gashyantare niyo February cyangwa Février ni igihe cy'izuba ryinshi cyane ku buryo nta bantu babaga bashobora kwicara ku ntare bivuze amabuye menshi y'urutare kubera ubushyuhe bwinshi bukomoka kuri iryo zuba maze bakwita Gashyantare niko kabyino ngaho sejya munzu kwezi kwa gatatu ni Werurwe ariyo March cyangwa Mars ni ukwezi kw'izuba ridakabije kuba ryinshi ariko magambo arambuye bakwita werure ugwe aho imvura bitangiye kugwa yitoratoza bagasa nk'abatongera imvura bayibwira ngo aho bigeze erura ugwe werurwe erura ugwe ni rwose uyu munsi sinkikuba ukwezi kwa kane ni Mata April ariyo Avril ni ukwezi urwuri ruba rutoshye cyane inka zikarisha zigahaga zigatubura umukamo aho amata aba yabaye menshi mu gihugu ndetse n'ubwatsi hirya no hino butoshye leta y'umubano mw'ibanga rya gihanga hakaza ukwezi kwa gatanu ariko kwitwa Gicurasi May ni ukwezi kw'ibicu byinshi bibyuka bibuditse hasi zaboneye icyo nkubwira kizagukura ukwezi kwa gatandatu gukurikira Gicurasi kwitwa Kamena June cyangwa Juin ni ukwezi kw'amasaka aba yeze cyane mu gihugu yabaye menshi kukitwa Kamena amasekuru bishatse kumvikana ko hose mu gihugu amasekuru aba ari mu kazi bariho basarura amasaka bayatunganya ndabanshiza agahinda hakaza ukwezi kwa karindwi Nyakanga July Juillet ni ukwezi kw'izuba ryinshi cyane inka ziba zishonje kubera kubura urwuri bakakwita Nyakanga kanga amabuguma bivuze inka zishaje rukukwanga nawe urirebera nyuma ya Nyakanga haraza ukwezi kwa munani kwitwa Kanama August Août hano ibintu byose biba byanamye kubera izuba ryo muri Nyakanga bakunze kukwita Kanama kanamiye Nzeri untambira ubishaka nayaga rirasaba nyuma ya Kanama haraza ukwezi kwa 9 kwitwa Nzeri ni ukwezi ibintu biba bitangiye kumera neza ibyo bahinze biba bitangiye kwera ariko bitarera 100%. Nzeri niyo September cyangwa Septembre ufata agapira ukinge mu gatuza hakaza ukwezi kwa 10 kwitwa Ukwakira Octobre ni ukwezi ko kwakira imyaka ibyo bahinze biba byeze noneho neza narwo ni rwose uyu munsi sinkikuba nuko hagakurikira ukwezi kwa 11 kwitwa Ugushyingo November hano nyuma yo kweza cyane no gusarura byo mu kwakira hahita haza ukwezi ko guhunika imyaka kukitwa Ugushyingo gushyingura Ukuboza y'umubano mw'ibanga rya gihanga nuko hakaza ukwezi kwa nyuma kwa 12 kwitwa Ukuboza December
Desembre. Hano imyaka ibigenda isaza kubera kubura izuba aho ihunitse, indi ikiri mu mirima kuko iba yareze ntisarurwe, bikayiviramo kubora. Bakakwita rero kuboza imyaka. Ngaye nguko bene Imana, bene irage, ubusobanuro bubagereho abatari babuzi. Dukomeze twige, kwiga bihoraho kandi iby'iwacu bihatse byinshi. Murakarama, muhahe, muronke, mugwize ndetse musakare.